njyewe nakisanga muri kava kuko uririmba iz'abandi. yego ndirimba iz'abandi. Aha turi ni aha turi rero ndi kureba nkabona ni Jao TV show, urukundo ruganze iteka mu bantu. urukundo ruganze iteka mu bantu. yego Kuri wowe urukundo wumva ari iki? Ufite umukunzi? Umukunzi wawe yego aka kanya wizeye 100% ko ari wowe akunda, cyangwa utekereza ko anytime yagukotoza? akaba aca inyuma gake se wenda. Umpaye nimero ze yego nkamuhamagara, yego mubajije izina yavuga ko ari Fili, yako kari Philibert Byiringiro agataho ngaho. yego wowe tumva kari Mr Fili n'undi akubwiye nta wundi. ngiye kumuhamagara. ndabizi ko atankotoza. yego Imana ibigufashemo. yego izabifasha aka kanya ugiye kumva uko mbega ubonye ibimenyetso bigaragaza ko Angelique yego ari kugenda kuvaho gake gake, yego wakwitwara gute uramutse uvumbuye ko hari undi mukoboyi, hari undi mutipe bari kubyumva kimwe? urumva nta kindi hanze aha. Urukundo mu bantu ubona rumeze gute hanze aha rero? yego hari urwo njya gutembereramo. mwigije ukuntu umugabo waho n'umudamu aho babanye. umva wakaba wabyumvishe kare kubera ko iyo ngiye kureba. Hello guys, I think you are doing okay. I think you are okay in whatever you do, wherever you are. I think you are doing well. Njye ni Jao, Jado Artist Official. YouTube channel ni Jao TV Show. Ndabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba Jao, nizere ko mumeze neza. Abatameze neza kandi mwihangane. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi. Uyu munsi se bishobora kumera neza nabi, ejo bikamera neza. Ubuzima nuko buteye. Ubuzima si umurongo ugororotse, ahubwo ni umurongo uvunaguye. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation wisanzemo. Njye rero nk'ibisanzwe ni Jao, Jado Artist Official. YouTube channel ni Jao TV Show. Ndagusuhuje musore wanjye. yego naye ndakwikirije. Wowe witwa nde? nitwa Mr Fili. Mr Fili. yego uri umuhanzi, uri muntu ki? ngiye navuga ko ndi umuhanzi, ariko muri ubwo buhanzi bwanjye nkaba mfite ni impano mbega nisanzemo yo kwigana abahanzi. ntabwo ngiye ndirimba izanjye bwite. Urashishura muri make? ndashishura. ariko hari ibyo bita cover music. ni ukuvuga ngo hagati aho njyewe nakisanga muri cover kuko uririmba iz'abandi. yego ndirimba iz'abandi. ntabwo ushaka kuririmba indirimbo ngo uyiyitirire kandi ari iya runaka. uri mu icyo gihe nakoze amakosa. Aha turi ni aha turi rero ndi kureba nkabona ni kuri Jao TV Show. Jao Jado Artist Official ku isonga. nibagiwe kuri Jao TV Show. ni Jao TV Show. Turakwakiriye rero kuri Jao. yego mwakoze kuma karibu. Aha rero kuri Jao TV Show tuvuga ku buzima busanzwe, tukavuga ku myidagaduro, tukavuga ku rukundo, yego tukavuga no ku bya business kuko already ni nabyo dukora. yego business. hazamo ibintu byo gushushanya, hazamo ibintu byo kudoda, yego n'utundi tuzi dutandukanye. hazamo no kwigisha abantu ibintu byerekeye n'urukundo. aho ngaho n'urukundo wabimenye cyane. yego twebwe rero tuvuga cyane nubwo hazamo ibyo byose, ariko ibiganiro dukunda kunyuza hano kuri Jao TV Show yego ni ibiganiro byibanda ku rukundo, rwaba urw'abashakanye cyangwa se urw'abakiri bato. bipfa kuba ari urukundo. ibyo byose rero twanavuze dukora tubikorera mu rukundo. ega nta rukundo yego urebye nta n'iterambere, nta n'umubano mu bantu. yego iyo ari urukundo, mbega urukundo ruganze iteka mu bantu. urukundo ruganze iteka mu bantu. kuri wowe urukundo wumva ari iki? ni ukuvuga ngo urukundo njye uko rwumva, yego numva ari hahandi umuntu atangira kwiyumvamo mbega imbaraga zidasanzwe. hahandi wasanga ari kubona umuntu cyangwa se ikintu runaka biterwa, ukumva wowe umugirira urukundo cyangwa se ukigirira urukundo. ntari kwiyumvamo, ukumva ni nka santima zo kuzamuka muri wowe, ukumva
mbega urushaho gukunda icyo kintu ukora cyangwa se uwo muntu uri kubona. yego Okay, njye numva urukundo rero ni ukubana neza n'abantu, handi hagati aho ngaho usanga bari guhana impano, ntabwo aho umuntu impano y'uko umwanzi, yes umuha impano y'uko umukunzi. Ishobora kuba mbi cyangwa se ikaba nziza, Yego. cyangwa ngo ni uko ugize ute umukunzi. umukunzi. Yego. Ubwo mpise ngira amatsiko, Yego. ufite umukunzi? Okay, ndi mukuru nasoni binteye, yego ni uvuga ngo umukunzi ndamufite. kuri kuvuga ufite urwikekwe nkaho atari byo. Ntabwo wizeye ko nawe agukunda? Arankunda pe, arankunda, uri kurumva nini ninjye watangiye ubwira ati I love you. Birumvikana. Yego. Nitwe dutera intambwe ya mbere. Nabyo biri mu nshingano zanjye we. Yego. Yego, ni uvuga ngo njye nisanze nakunze, navuga ni umubebi. Yego. Ni umubebi. Ni umubebi. Mu ndimi zateye iyo wise umuntu bebi, mutandukanyije igitsina kandi bigaragara ko uwo muntu akuze, ntabwo aba ari bebi wumva, ubyumva vuba nagahita afata kari umwana. Yes. Ubyumva vuba ahita yumva ko ari umukunzi wawe. Umukunzi wawe? Yego. Aka kanya wizeye 100% ko ari wowe akunda, cyangwa utekereza ko anytime yagukotoza? Akaba acinyuma gake se wenda? Ya ntabyo mvuze, ahubwo hari ukuntu yego uba uri mu bintu wizeye neza 100% ko ibyo bintu hamwe n'uwo mubirimo kumwe nyine koko ntawe ubeshya undi. Okay, ni ukuvuga ngo iyo ndebye nkurikije naho natangiriye, yego, naho tugeze ubu ngubu noneho bivuze ntabwo ndi mu rukundo njyenyine. Yego. Ubwo uko ngenda mu rukundo nawe nikagenda, bivuze ngo twahereye ruri hasi cyane. Ubu ngiye nkize ku munzani nsanga ushyize kuri gakwege yaturika. Sure. Nubwo twateye intambwe cyane rwose. Bivuze ngo uramwizeye 100% rwose pe. Ubu umpaye nimero ze, yego, nkamuhamagara, yego, nkamubaza nti ufite umukunzi? Bivuze ngo agiye yambwira ati yego. Byari kwagutungura ngo kuri KSFM. Simbizi. Yego. Yambwira ati yego. Okay. Mubajije izina yavuga ko ari Firi. Yakubwira Mr. Firi. Sure. Ashaka ataza ku kantu ka Mr. ariko yavuga ko ari Mr. Firi. Yego, yavuga ko ari Philibert Byiringiro agataho ngaho. Yego, ubwo tumva ko ari Mr. Firi n'ubundi akubwiye nawe wundi. Ngiye kumuhamagara. Okay, reka nkubwire. Ndakeka size tuvugana. Nago telefone iri ku murongo. Ntacyo tuzubwereka ko nka canceling. Yego. Tuzabikora ubutaha. Nta n'ibidanje nahita nkuha nambaye. Wewe none ukaza kumuhamagara tutari kumwe. Uraje gucira. Oya, nashakaga. Yego. Nashakaga kumuhamagara live mu kiganiro. Nkumva ko avuga Philibert Byiringiro. Confidence zo nazifite neza 100%. Ariko ntacyo mu kiganiro tuzongera gukorana, tuzamuhamagara. Nta kibazo rwose, dore ko ari n'umwari mwiza yakaza. Nakifuje gukorana mu kiganiro mwembi muri kumwe. Yego. Okay, niba uri Polaudi, yego, y'umukunzi wawe, yego, yitwa nde? Kumaye mukoro. Ubonereho n'umwanya wo kumusuhuza hano kuri Jao TV show. Okay, umukunzi wanjye yitwa Abayisenga Angelique. Ni umwana mwiza cyane nkunda rwose, ndamusuhuje. Mbega bishobotse umwongerezeho ubutumwa ubwira ati Mr. Firi aragukunda. Yatangiye yumva gukunze gake, ariko bitewe n'intera urukundo rumaze kugeramo, cyangwa se urumva za gift, yego, care ziri aho nyine zituma Mr. Firi yishima rwose. Cyo kintu gituma yumva gukunze cyane. Yego, bivuze ngo muhoza ku mutima kandi nzamwibagirwa. Mbega umunsi uhurize cyane ubwo ati I love you so much. Okay. Umpaye ubutumwa ngo mbumukugerezeho. Yego. Jao TV show arayizi? Jao TV show ntabwo yizi pe, ntabwo yizi. Ariko yaba ifite amakuru. Yego. Kubera ko nigize kumugaza no ati hari ahantu njya gukina, mbega utuntu tumeze nka cinema. Yego. Ariko ngiye nyine akenshi niba mvuga akenshi mbona mu masaha yo masaha 8 saa 9 ndi kuri Jao TV show. Yego. Yes. Sister Angelique baragusuhuje cyane rero. Umukunzi wawe Philibert Byiringiro aragusuhuje kabisa. Ubwo ubutaha nzanezezwa no
gukorana nawe ikiganiro uri kumwe na Angelique. Yego bivuze ngo hagati aho ngaho ntabwo uvuga ko ari Angelique gusa hari washyira ati ni mukafiri oya ibyo nzabikomfaminga ariko nawe ahari anyibwiriye uko bimeze. Okay, nta kibazo ntabwo wambifitiye rwose. Yego ndabizi ko atankotoza. Yego Imana ibigufashemo. Yego izabifasha aka kanya ugiye kumva uko mbega ubonye ibimenyetso bigaragaza ko Angelique yego ari kugenda kuvaho gake gake, yego wakwitwara gute muri iyo situation? Ni ukuvuga ngo igihe ubonye umuntu wakundaga kwanza ubwo mwakundanaga, ariko igihe ubonye we asa nk'umuntu uri kugenda asa nk'ubivamo gake gake, gerageza niba bishoboka. Simbwe guhita ubivamo, sibyo? Gerageza umubaze ikibazo yahuye nacyo gituma agenda kuvaho. Nawe umwana gukunda arahita bikubwira, nawe atagukunda urabyumva nawe ntabwo waba wirejeje ubusa. Icyo nakubwira rero, mbonye ko atangiye kugenda abivamo gake gake, umuntu mukundana ubuzi ko yitwara nuko umufata. Yego mbonye agenda abivamo gake gake, rero icyo nakora ngomba gusenga Imana ikamungarurira, cyangwa se yabibona ko atari ngombwa ko umunsubiza nkamureka akagira ate akagenda agaca abayinga. Kubera ko kuri finali noneho ujye kure usanga hari benshi cyane baba bahari bashaka kugukunda, ubwo bivuze ngo bashaka kunkunda. Yego nanjye hari abo nshaka gukunda, ariko kubera impamvu yuko mufite ntabwo nshaka kugira uwo nkunda. Wenda hari abashaka kuba bankunda, ariko ngiye ningirane nimba mbakunze kuko mfite uwo nkunda. Yego ubwo niyo mpamvu wenda reka noneho mpindura ikibazo. Nta kibazo. Ubwo ntabwo noneho ntuvumbuye ko ari kugenda bivamo gake gake. Yego noneho uramutse uvumbuye ko hari undi mukoboyi, hari undi mutipe bari kubyumva kimwe, ariko Angelique akaba we atari gushaka kukwereka ko hari undi muntu, ariko wowe ukabivumbura ukabitahura, bivuze ngo iki gihe yaba nawe bakundana. Mbega ubwo nshaka kubwira uko nabyitwaramo. Rero birashoboka ko urubyiruko rw'ubu ngubu usanga tukwifata ugasanga abasore babiri bahuriye ku mukobwa umwe. Nicyo bita gutendeka muri make. Yego nicyo bita gutendeka, cyangwa se ntabwo ari inshoreke ku mukunzi wawe. Nuko bimeze. Yego ubwo igihe mbonye ko hari undi mukapo kandi bari turimo no mu rugero rumwe, urumva nawe yamukunda, birashoboka mbonye ko turi kumuhuriraho. Ngiye mufata iya mbere, ujye here nkubwira ati nshaka kumaza ese mbega ati hawari ubundi bimeze bite, ko mbona urumva naka yamaga zitazihinduka. Yego ko namubonaga bitabihinduka, kigero bitamubaza ikibazo gihari akambwiza uko cyasa akambeshya, ariko kuri finali ngiye mfata ukuri ambwiye. Hanyuma igisigaye ngasigara ngende kugirebera koko ndiye kuko kuri yambwiye niba ariko ashaka kumbeshya ati I love you, cyangwa se aho kugenda niko cyangwa ati I love you nabwo ati narabiretse nkunda na runaka nagushoboka. Kintu kigo uramutse noneho ubivumbuye byanyabyo, bivumbuye byanyabyo. Yego urumva nta kindi. Yego nakomerekera umutima ukahababarira, ariko nagegezwe iki byose bushoboka gake gashoboka rwose, nkamureka akagenda kabanza akajya no mu rugo nyine mu rukundo rwe nawe akareba aho bikomeye, ashaka gutekereza nyuma. Fribert yarankundaga. Yego ariko n'uyu mutipe ndi kubona ankunze, ariko nyuma yuko bahuye bitewe nuko amufata ashaka kuzicuza, akifuza ko yangarukira, kandi njyewe namaze kugira kumureka. Urukundo ruganze iteka mu bantu. Rero hano kuri Jabo TV show twivugira urukundo kurenza ibindi bintu ibyo ari byo byose, kuko n'Imana yaturemye ubwayo ni urukundo. Niyo mpamvu tururirimba, niyo mpamvu dufata iya mbere tukashaka no kurwigisha cyangwa se no kuruzahura aho tubona rwakonje. Mr. Film Karame, uravuze uti hari igihe uko uwo mukunzi amufata byamutera kukugarukira. Ubwiwe n'iki se katamufata neza kurusha uko wamufataga, bikaba ari nabyo ubwo wenda yashingiyeho agukatira? Igiye kureba. Yego urukundo rutarimo akantu ntacyo ruvuze pe, ntacyo ruvuze. Urukundo rugomba kuzamo gift. Yego urukundo rutarimo gift ntabwo rwose ruramba. Izo gift ujye ubasha kuzibona ubihuza gute n'ubuzima bw'ishuri? Ni ukuvuga ngo iyo umukunzi wawe atagorana aramutse gukunda neza byanyabyo bibona nkuko ndi kwivuga ngo Angelique ukunda nkunda, sanga bishoboka ko we iyo agukunze ntago ajya yigora avuga ati wenda urama impano ihagaze ibishoro bigeze kuri iyi level. Yego hahandi ni handi ushobora no kuza nawe niba ari umuhe Saint Valentin urabibona. Yego kuri Saint Valentin ashaka kumukubita
ukamuha akarabyo keza nimba kumukubita wumve ko ari urukundo uvanze na ka karabyo okay ugafata kumukubita impano ni impano yego ubyumva bahita yumva kumukubita ati ayo icyari yego wowe ukazana ya mpano yawe iyo mpano ushaka kubitaguhenze ari niyo ubashe kwikorera we muri art yego ukaza ufata uturabyo tutu dusanzwe twaye mutiye nani muratubona rwose ukaba wadufata ukagira ute ukamwitaho ukadutegura neza cyane abanyeshuri dufite ubumenyi bwo gukora uturabyo mu mapuro gashushanyaho utuntu twiza cyane warangiza ukagira ute ukaza ukarumuhereza aranyurwa neza cyane uruta rwanda waguze mu ki mbega agiye gushopinga biguhenze iyo umukunzi agukunda rero biroroha cyane abyumva vuba atuma ko umukunzi yego ibishoro byawe abona aho biri ariko nawe arabyihanganira mugakundana urugero umukunzi wawe aramutse akubonye wambaye nabi ntashobora kwemera ko wambaye nabi ahita abona ko wambaye neza cyane muri make umuntu ugukunda bya nyabyo nta kosa kubonaho ni ukuvuga ngo nta kosa kubonaho for example aramutse atambutse ubwo ndavuga ku mukobwa uramutse ugukunda cyane aramutse atambutse agasanga hari abantu barimo kugukubita wakosheje urugero uwo muntu ashobora kuba yego buriya bishoboka akariteza umuntu ashobora kuzamuka uwo muntu akaba yakiba aramutse yibye umukunzi we yahageze asanga baramuhana ntabwo yemera ko yibye yego bivuze ngo ni rwa rukundo rero ahita yumva ko arimo kumubeshyera yego rwose bari kumuhohotera ari nk'ishoka y'abasoja agahita aza kumurwanirira akabamaramo urufaya rw'amasasu ni ukuvuga ngo byaba byiza yifitiye na gereza akajya bishyiriramo akabafunga igihe bishatse yego none Mr Film reka tuve ku rukundo rwa fiançailles hanze aha urukundo mu bantu ubona rumeze gute urukundo mu bantu uri mutoya yego ntabwo uzi uko kera byabaga bimeze ariko uko ubibona byanze bikunze urukundo aka kanya ku myaka ufite mike itari myinshi itari na mike cyane ufite uko ubona urukundo mu bantu muri rusange hanze aha ubona bimeze bite hanze aha rero yego iyo ngiye kureba nsanga urukundo rwari imbere cyane pe mu gihe cyashize kubera ko icyo gihe iyo ngiye kureba nasangaga insengero nyinshi zikinguye ngo ni amatorero ndi kuvuga abantu bahuriragamo bakaba basenga niba n'umuntu wari ugufitiye wenda ishyari cyangwa se ikibazo runaka yajya gusenga bitewe n'ijambo bigishije yahita hajya muri sosiyete ye ubwo naho akomoka agataha hari ikintu yahindutse niba yari afite umugambi wo kugira nabi we ahita ahinduka agahita yumva ko atekereza rya jambo bigishije agahita agaruka mu mana mbega rwa rukundo ugasanga asa rwubaka ibyo wenda ndabyemera igice kimwe ariko kandi hari naho ntari bubyumve 100% kuko hari n'abadiyakoni mbaza ndahari hari n'abadiyakoni bakora amarorerwa mu rusengero ntabwo mu rusengero bivuze ko buri wese yagiyemo abakiranutse yego ushobora kuba yagiye ubura no mu rusengero ushobora kuba haba harimo abajura abo bajura ushobora kwambika telefone yawe ushobora kwambika ikote ryawe bivuze ngo ntabwo umuntu wese aba yaje gusenga afite amapasi yo kugira ute ngasenge hagiye aba yaje kwireberamo abakobwa beza agira abarangaza cyangwa se akiba urukundo rero ni ukuvuga ngo urukundo hanze aho iyo ndebye hagiye njya ndeba hari urwo njya gutembereramo nkurikije ukuntu umugabo waho n'umudamu aho babanye binyubaka icyizere cyo kuvuga ati urukundo ruganze iteka mu bantu rwogere kabisa rwogere imbere cyane abo ngabo ni ukuvuga ngo ni urugo ufatiraho icyitegererezo cy'urukundo rwiza yego bivuga ngo ndareba buriya biragoye kugira ngo uzafate abantu ubwo ndavuga bubatse ufata umudamu n'umugabo usange bo ubwabo bitana sheri y'ishushu kandi bageze mu myaka byibura itari mu y'urubyiruko ko nabivuga barenze urubyiruko bagahita batangira kujya bitana sheri y'ishushu gusa bafite abana bakuze ni ukuvuga ngo n'abana ubwabo bitanye na sheri ako kantu ndumva ari keza yego ni byiza cyane rwose uvugira uti urukundo ruganze iteka mu bantu tugarutse inyuma gato wari uvuze uti mu minsi yashize insengero zikinguye abantu babashaga gukizwa cyane niba ariko nabyumvise urashaka kuvuga ko uyu munsi ibyaha byiyongereye kubera insengero zikinze umva wakaba wabyumvishe kare kubera ko iyo ngiye kureba nsanga insengero zikinze kuri ubu naho zikinguye ni kure
yego usanga abantu bari mu gakiza barakiranutse barakavuyemo bakavuyemo kera cyane nubwo wasanga badashobora kunywa ubwo n'ibiyobyabwenge ndavuga birimo imisemburo yego usanga ababitinyaga kubera ko bari mu gakiza ubu nibo babigezeho ubu nibyo bibera bo barabinywa ni ukuvuga ngo ibyo batanyweye njye niko mbitekereza ibyo batanyweye bari mu gakiza bari kuri mesheke nabyo babinywe muri aka gahe bakinze baprofise kujya mu ngeso mbi yego ibyo bintu niko ndi bubyumva ubwo ra simbizi wenda ariko birashoboka ko urukundo bitewe na level rwari ruriho kera yego amadini akinguye uvuga insengero zikinguye rutandukanye n'uriho ubu ngubu zikinze nawe ndakeka urimo urabibona Jao Jado Artist Official ku isonga.